Muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu ruzwi ku Kubaturwa TV. Muri abo gushimirwa mwe mumaze kutugeza aha tugeze mukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi tubazaniye ikiganiro ngirwaruhame cyangwa se discours ifite insanganyamatsiko igira iti twigane ukwizera kwabo. Ese abo ni bande? Turaza kubareba. Nanone kandi turaza kurebera hamwe ukwizera icyo ari cyo. Ukwizera ubundi ni iki? Turaza kureba abaranzwe no kwizera inyungu bagiye babona. Nanone kandi ni iki kidufasha kugira ukwizera? Turaza kukibona. Turasoza tureba twigane kwizera kwabo. Turasoza tureba abaranzwe no kwizera n'inyungu baje kubona kubwo kwizera kwabo. Muhawe ikaze. Twigane kwizera kwabo. Ukwizera ni iki? Icyo abantu babivugaho. Ukwizera ni ukwemera ibintu runaka nta gihamya ufite gifatika. Ukwizera ni ukwemera ibintu runaka bitagusabye kugira igihamya gifatika. Uko niko abantu babivuga. Urugero, hari igihe umunyedini akubwira ati nizera Imana, ariko wamubaza uti ubiterwa n'iki? We agusubiza ko ari uko yarezwe cyangwa ariko yigishijwe. Uko niko kwizera abantu benshi basa nkaho bafite. Ibyo byitwerekeza cyangwa se bitwereka ko mu by'ukuri hari itandukaniro riri hagati yo kugira ukwizera no kwemera ibintu buhumye. Ibyanditswe byera bivuga iki ku bijyaniranye n'ijambo ukwizera cyangwa se n'ukwizera? Ukwizera ubwabyo ni iki? Ni iki ibyanditswe byera bibivugaho? Ibyanditswe, reka turebere hamwe amagambo aboneka mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa mbere. Twumve iki ibyanditswe bibivugaho. Ngo ukwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kugira ngo umuntu yizere adashidikanya ko ibyo yiringiye bizaba, agomba kuba afite ibimenyetso cyangwa se ibihamya bifatika. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibisabwa kugira ngo umuntu arangwe no kwizera. Intego y'umuntu wubaha Imana kenshi asabwa kuyishimisha. Intego y'umuntu wubaha Imana kenshi icyo asabwa ni ukwishimisha. Ariko utizera ntibimushobokera. Utizera ntibimushobokera ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishakana umwete. Ikagororera abayishakana umwete. Ayo magambo tuyasanga mu Baheburayo ibice 11 umurongo waho wa 6. Ariko se Imana yuje urukundo ifite kugira neza kwinshi, niki isaba abantu bafite imitima itaryarya? Imana y'urukundo ifite kugira neza kwinshi irasaba abantu bo mu mahanga yose b'imiryango itari imwe kuyegera. Tubisanga mu gitabo cy'umugaragu w'Imana Yakobo, muri Yakobo ibice 4 umurongo w'8. Haranditswe ngo mwegere Imana nayo izabegera. By'umwihariko ihamagarira abanyabyaha
ngo nibakarabe, n'abafite imitima itejejwe ngo nibiyeze imitima. Ikibazo nsigaje nasigara nibaza, nawe usa nkaho wakwibaza, kiragira kiti: niki cyadufasha kurangwa nuko kwizera guhamye? Ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya ridufasha kubona igisubizo cy'icyo twakora kugira ngo tugire cyangwa se twegere Imana. Ijambo ry'Imana ya Bibiliya rigaragaza ko ariho soko nyayo idufasha kwegerana n'Imana. Mu rwandiko rwa kabiri intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice 3:16 dusoma ngo: ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Nushyiraho imihati yo kwiga Bibiliya, uzibonera ko bimwe mu bibazo wibaza Bibiliya ibifitiye ibisubizo. Urugero, Imana ninde? Niki kikwemeza ko Imana ibaho? Nanone ikibazo ushobora kuba wibaza, niki Imana iteganyiriza cyangwa se iteganya gukorera abantu bayishakana umwete? Ibyo ni bimwe mu biganiro bizagufasha kumenya by'ukuri icyo Imana igushakaho, n'icyakubashisha kugira ukwizera guhamye. Twari ku ijambo ukwizera icyo ari cyo. None se twigane ukwizera kwabo. Abo ni bande? Gusoma inkuru z'abantu bavuga mu byanditswe byera, ndavuga Bibiliya, bizagirira akamaro kuko bizagufasha kugira ku rugero runaka, nk'uko twabibonye mu rwa kabiri rwa Timoteyo ibice byaho 3:16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ese ufata umwanya w'ingenzi ushaka kwiga ijambo ry'Imana ubikuye ku mutima umenetse, ugamije kumenyana n'Imana cyane ko igutumirira kuyegera? Icyo ni ikibazo wakabaye wibaza utibereye. Reka tuvane isomo duhereye ku kuva ku uremwa ry'isi ukagera ku gihe cya Nowa. Tugiye kureba abo tugomba kwigana ukwizera kwabo. Urugero, uwa mbere bamwita Abeli. Abeli aracyavugwa na bugingo n'ubu, kandi hashiyeho imyaka myinshi apfuye. Niki twakwigira kuri Abeli nubwo amaze igihe kinini apfuye? Abeli yaranzwe n'ukwizera gukomeye nubwo avugwa gake mu byanditswe byera. Ibyanditswe byera bivuga ko ababyeyi ba Abeli ari Adamu na Eva. Tubyemezwa n'iki? Mu Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro ibice 4 umurongo wa 1 n'uwa 2 haranditswe ngo: kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati: mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Iki gice cya 4 cy'Itangiriro kivuga uburyo Imana yazaniye cyangwa se Imana yasabye aba bahungu babiri ba Adamu kubazanira ituro. Yaje kugenda bite?